Ni ibyishimo bidasanzwe ku bakurikira umuziki wo hano mu Rwanda ndetse n'abawukurikira bari mu mahanga. Mu minsi yashize nibwo hari umushinga w'indirimbo yiswe Sikosa yari yahuriyemo witwa Kevin Kade ndetse na The Ben na Element akaba n'umuproducer wari wayikozemo. Nibwo indirimbo yari igiye gusohoka ariko manager wa Element ariwe Coach Gaël nguyu mubona. Uwo mushinga arahagaritse avuga ko adashaka ko iyi ndirimbo isohoka Element ayirimo ngo biyo ngombwa ngo ijwi rye rigomba kuvamo ngo cyangwa akishyura arenga miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibyo byavugishije ibitangazamakuru byinshi mu Rwanda ndetse n'abakunzi b'umuziki mu Rwanda birababaza. Ibaze iyo ndirimbo ukuntu yari imeze ikozwe n'umuproducer w'isi Element n'ibitangaza akora ku muziki nyarwanda. Ariko ibyo byose byavugwaga harabavuga ko ari ibihuha byo kugira ngo iyi ndirimbo nisohoka izakundwe nk'uko bisanzwe bikubwa n'abahanzi benshi ba hano mu Rwanda, bagakora ibihuha kugira ngo indirimbo nisohoka abantu bazajye kwishagarira ko yavuzwe n'ibitangazamakuru byinshi ubundi bayikurikire, ubundi n'abantu bagabo ku mbuga nkoranyambaga zibishyure babona akayabo k'amafaranga. Bakakanya tuvugana isaha irashije ku mbuga nkoranyambaga z'abagabo The Ben na Coach Gaël nk'uko mubabona bifashishije imbuga nkoranyambaga zabo bashyize hanze amafoto menshi cyane aho bifutanyije bamenezerewe bameze neza baganira basoma ku gacupa banezerewe bameze neza ubona ko nta kibazo bafitanye. Ayo mafoto yahekejwe n'amagambo agira ati ubwiyunge bw'abavandimwe reka tubwubake ubundi twigarurire isi. Ubundi bino byose bijya gutangira byatangiye mu mwaka wa 2022 ubwo hamenyekanye amakuru yuko The Ben yasimbujwe na Bruce Melody kwinjira muri 155M. Byaje kudogera ubwo hamenyekanaga amakuru yuko uyu The Ben ari mideni riremereye uno munyemari Coach Gaël atigeze amwishyura ngo dore ko byaje no kugera mu nkiko. Nk'uko urimo kubibona hashije akanya gatoya uyu The Ben ashyize post hanze y'amafoto agaragaza ko yaje kumvikana n'uwitwa Coach Gaël. Ubu tayari wa mushinga w'indirimbo Sikosa urakomeje. Hari benshi bavuze ko byaragatwiko, nawe nk'uko ubyumva nimba utekereza neza ibi bishobora kuba byaragatwiko. Ubu tayari bitangazamakuru bigiye kwandika yuko umuhebwe Coach Gaël yongeye kumvikana n'uwitwa The Ben kandi barabanze badacana uwaka. Aba ni abagabo bazi ibyo bakora, bano bagabo bazi ibyo bakora. Ubu ngubu tayari bitangazamakuru bigiye kubivuga ya ndirimbo Sikosa nisohoka maze nayo izakundwe bitewe n'ukuntu yavuzwe inshuro nyinshi cyane mu bitangazamakuru. Ese nawe ubona haragatwiko kugira ngo ino ndirimbo izazikundwe cyangwa n'undi zari bifu zisanzwe? Uzo kubyandika uko ubyumva muri comment. Nimba ari ubwa mbere ubonye ino video zo ukanda subscribe tubana buri munsi, ubundi ukande like ukande no kurionzegera buri video yose nkizanzu uzajya utibona. Kandi nimba hari n'icyo ubona kitagenda neza muri video zanjye uza kubyandika muri comment utanzagikosore. Iyi ni Jambo TV show, ndabakunda cyane, bye bye.